Taiba performance nziza uyu munsi ibitego bibiri kandi byiza bikugira top scorer uyu munsi udefinisa gute ubwo I mean match wa definisa gute ubonyemo ibitego bibiri cyambere cyari utashima Imana nshimira n'abagenzi banjye bamfashije kugira ngo ibyo bitego bibiri mbibone nshimira n'abatoza bakinye muri rusange match yari ingenzi kuri twebwe ko nyine place turiho ubu ngubu siyo twe nka Marine twifuza rero nyine ibyo twakoraga twabikoreraga Marine n'ibyo bitego byaje gusa nyine cyane twashaka intsinzi twayibonye no kuba natsinze ibitego nabyo no kubishimira Imana byanzamuye no gukomeza gukora tukareba icyo bizatanga. Ese Tayi uyu munsi uri top scorer ariko umuntu ashaka kwibaza ngo hahindutse iki kuri Taiba uyu mwaka ko byibura mu mikino ibiri urabona igitego hahindutse iki uyu mwaka ibanga niki kiri gutuma nyine utsinda day in day out? Ikintu gituma ntsinda ni ugukora gusenga no kumenya icyo nshaka buriya iyo umuntu amaze icyo ashaka ibyo ashaka kugeraho abigeraho kubera Imana. Tayi hasigaye ibibazo bibiri icya gatatu arabibaza kuri future yawe umwaka utahura buri muri Marine umwaka utahura ba usohotse muri Marine kuko ndatekereza ko amasezerano ari kurangira uyu mwaka arabatekereza ko ari igihe cyiza cyawe cyo kuba noneho wajya gukina i Kigali nkuko benshi bakunda kuvuga ko ariyo upgrade. Ibyo ngibyo ubu ngubu ntabwo ibyo ndebaho cyane icyo ndebaho ni match kuri match nkakora akazi kanjye mu gihe ngifite contrat ibindi byaho nzajya tuzaba tubimenya kuko ubu ngubu ndarebana na Marine ndebana na performance yanjye ibindi kubera Imana muzabimenya. Hanyuma Tayi uri top scorer uyu munsi uri no mukinnyi w'umunyarwanda ariko ejo ndi bamaga equipe nationale ni wari urimo abantu benshi bati kuki Taiba batarimo wowe ukimara kubona uko utari muri equipe nationale nibyigeze bigutinda mu bwonko reaction yawe yabaye iyi kujya muri equipe nationale na amahirwe n'ibintu n'ishema cyane gusa nyine nge nk'umusilamu nizera ko ikintu cyose ari igeno ngo nyine kubona atarahamagawe ntacyo nakundana umuntu ubwo ntabwo byari igeno ryanjye kandi ndabizi neza ko nabo bahamagaye bafite ari byinshi byiza bazatanga kandi tuzabashyigikira. Ese Tayi ko cyageza kuvugisha nanga kubwira ngo uri gukora neza komerezaho sinkwamagaye uyu munsi ariko uri gukora neza ndi kukura performance ari kunyura sipaka mamagare gusa nyine ndakeka ko gukora kwanjye ari byo nyine ubwonko bwo bizatanga n'indi kuko nahamagarwa kandi ndabyizeye ko bitewe n'ukuntu ndi kwitwara kubera Imana yagiye nazongera nkabona national product. Tayi ikibazo cyanjye uragikwebye araguhamagaye ntabwo yaguhamagaye umutoza yaje kundeba aha ngaha babinyereka yuko ntekerezaho yaje kureba sinzi niba yaje kureba match yacu simbizi niba ngeri yaraje kureba gusa kuba yaraje aha ngaha byamaye courage kugira ngiri icyo nkora myereke n'ibyo navuga. Ubwo ukurikije abahamagawe ni bagenzi bawe bazi bona biri fair uko byagenze uyu mwaka cyane biri fair cyane. Uratekereza iki uramutse wongewemo nkuko witwaye muri match nyuma ya call-up cyane ko iyo umutoza akurikiye mwabonye kwiza Olivier ko bakurikiye performance ye bakaba bamwongeyemo uratekereza iki wowe baramutse bishimiye performance y'izi match ukaba wakongerwamo? Nkuko nabivuze guhamagarwa muri equipe nationale ni ishema kandi nta muntu wese utabyifuza waba uri hanze waba uri mu Rwanda nk'umunyarwanda wese wifuza kongera guhamagarwa muri equipe nationale. Mubyakira mute akazi k'umutoza aragakora kandi ndabizi ko gatanga resultat rero yo kuguhamagara urabyishimira cyane kuko ni ibintu abari byiza kuko ni ikipe y'igihugu barishema. Ese Tayi waba ujya utekereza gusohoka hanze y'igihugu? Nta muntu utagira izo nzozi yari umukinnyi amplis uri muri age nyizange urakora Imana ikagena ibyayo. Ya Marine Football Club irabatsinze n'umukino wavuga gute? Ni umukino warukomeye adversaire kwanza yarari hejuru yacu twatangiye ari hejuru yacu abasha kubona igitego mu minota ya mbere nicyo nkeka iki gitego ko aricyo cyamwije umukino neza abasha gusa n'uri hejuru yacu ariko twagerageje gukina turakina tugerageza dushaka kwishyura biranga tujya muri mita tumaze kwakira ibitego bibiri. Coach muri kugira performance navuga ngo ivangavanze muracishamo mu gatsinda mukanatsindwa hari nka match mwatakaje ya Muhanga Etincelle batsindira mu rugo ibyo abantu bakabishingiraho bavuga ngo equipe ntabwo iri mu bihe byiza kuri we nkanarize nk'umutoza wayo niki kintu kiri gutuma resultat zamukura ziri kuba bikaba hasi hejuru? Ikibazo nyamukuru urebye
twatakaje abakinnyi bari abatitirere, bari abakinnyi ikipe yari yubakiyeho. Twatakaje Abdul, tutakaza Obedi, tutakaza Maranda. Abo ni abakinnyi bari bafatiye runini ekipe. Ikindi nkeka nimba wabonye match defense yanjye ni defense nshyashya, harimo abana babiri bazamutse, Arve akabamo na Serie, n'abana bataragira experience. Noneho muri Axe naho abandi babiri bakinanye bwa mbere, urumva wari usanzwe akina Jariru, Abdul Jariru afite ikibazo cy'amakarito 3. Ikindi kingora cyane ifite effective nke, afite abakinnyi 18. Wabonye ko kuri bench hari abakinnyi bakeya, abasimbura bari bakeya. Icyo nicyo kibazo nyamukuru ndi guhura nacyo kiri gutuma hagera ku musaruro nifuza. Coach, ubwo ni bishobora kubakoma mu nkokora ku ntego mwihaye nka mukora Victory Sport, byiboro ko muri mu ma equipe ari imbere. Nzakomeza nkore cyane, ndakeka bizakunda. Nzabamenyereza abakinnyi bari muri defense bashyashya, nzageza gukora cyane, mbigisha uburyo kudefanda. Ndakeka bizagenda neza. Coach, tugaruke gato kuri resulta. Biragaragara ko resulta mbi cyangwa se gutsindwa biri kugaragara cyane ku mikino yo hanze, haba harimo ikihe kibazo? Nkuko nakomeje mbikubwira, ikibazo ni ifite effective nkeya. Ngira ngo ubonye ko match irangiye nafashe Sake mugarura muri Axe, kubera ko nabonaga hari ikibazo cyagaragaraga buri wese. Namukuyemo hagati, umukinnyi wo hagati mwiza, ubonye ko dutsindira n'igitego avuye inyuma kuri defense. Ubwo nabaye ngomba kumusubiza inyuma kugira ngo mbashe kugera match. None coach, tugarutse muri match hari ibyemezo bimwe na bimwe byajyaga bifatwa, ukabona hari abakinnyi batabyishimiye, cyane nka Eritatu, hari aho wabonaga rwose atabyishimiye, kubita amaboko hasi. Wowe ibijyanye n'imisifurire uyu munsi wabisobanura ute? Imisifurire basifuye neza 100% rwose, basifuye neza match, basifuye neza. Ubwo bwa mbere nabona abasifuzi bansifura neza.